ariko numva bibaye bishya bwira umuntu ngo bishya Luka 19:29 haravuze ngo ageze bugufi bw'i Betifage ni Betaniya umusozi witwa Kagugu atuma babiri mu bigishwa bati mujye mu kirorero kiri imbere yanyu nimugeramo muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze guheka umuntu nuko mukiziture mukizane yego wahindukiriye uwo muntu ukamubwira ngo uyu ni umunsi wawe wo kuziturwa ubwira ngo nyamara uraziritse mubwire ngo ni ukuri uraziritse ariko mubwire ngo uyu ni umunsi wawe wo kuziturwa mubwire ngo isaha yawe yo kuziturwa irageze ntabwo bimubwira neza kurebe mu maso mubwire ngo isaha yawe yo kuziturwa irageze ababyizeye haleluya nyabingi zarakuziritse amahembe yarakuziritse karande zarakuziritse abatwezi barakuziritse ubusinzi bwarakuziritse ubusambanyi bwarakuziritse kwikinisha byarakuziritse amoko yarakuziritse niba umuntu mwiyima isaha yawe yo kuziturwa wateye haleluya ikintu cyose ugerageje kira inzira yose unyuzemo ira iwanyu nta muntu utera imbere mubwira ngo nyamara uraziritse abasimu barara bakuniga ijoro ryose urara mu mari nyamara uraziritse mubwire ngo ni isaha yawe yo kuziturwa twanyura guca tugaha Yesu iwanyu haleluya uzi ko umuntu azirikwa nubwo wamuha miliyoni nonaha akazongera kuva mu kabari ari uko yaraye kayaga ngo igihe umushahara wagiye nyamara uraziritse umuntu akabona amafaranga akaba aribwo yibuka kujya mu nda umwuka ukuziritse ugomba kukurekura muri aya masaha ngiri itangazo ubwira umuntu ngo ni itangazo hari imbaraga ikuziritse hari umurozi wakuziritse hari umuzimu wakuziritse hari karande y'iwanyu yakuziritse igomba kukurekura haleluya usanga abashatse abagabo bataha Tondo yaryamanye na Karo nijoro yaryamanye na Bishu jo yaryamanye na Bikoti mbarize ngo ntuze mama ntuze n'umushihawa muhe iryo tangazo mugire ngo ni igihe cyawe cyo kuziturwa icyo kintu kigutuyemo gitangire kibwirize kikurekure kubera ko hari abo Yesu yohereje ngo bakuziture haleluya hari abo Yesu yohereje n'ababwira ngo mugende twazana no kukuzitura nawe ugende ucuruze nk'abandi amen nawe ugende ukore nk'abandi nawe ugende ushake nk'abandi nawe ugende ushingize nk'abandi nawe ugende wige nk'abandi abana bawe bajya ku ishuri nk'abandi haleluya se turacyari hano bakiri hano bagira gutya twumve biro umuntu kaba
nuko mukizituri mukiza nacyo kijye mu rugo nacyo gikore bikunde. Buriya iyi ndogobe yumva ubuzima buhagije, ariko ntiyari izi ko nyuma yo kuziturwa igiye kumenyekana, igiye kwicarwaho n'umwana, igiye kwinjira bitigeze yinjira. Hari imbaraga zakuziritse zikwereka ko ubwo buzima buhagije. Mubwire ngo ariko ntibuhagije. Wahanura, wakwerekwa, wavuga indimi, wabwiriza, haleluya, wajya Dubai, wajya Amerika, wajya Australia, watura hanze y'igihugu, wakubaka etaje. Mubwire ngo ubwo buzima ntibuhagije. Yego wava ku igare ugatunga moto, ukava kuri moto ugatunga imodoka. Ikibazo gihari ntabwo probleme gusa k'umugozi ukuzira. Gende mu kizituri ukiza. Yego haleluya. Mu kizituri yego haravuze ngo ka niragira umuntu ubabaza murakiziturira iki, mumubwire muti databuja niwe ugishaka. Sawa, bahandi hararangiye, hasigaye tugiye turaza twakire bariya biro umuntu hari umuntu ushaka gukora. Ubwire ngo Yesu arashaka kuziturwa ukajya mu kazi. Yesu arashaka kuziturwa ugashaka ukabyara. Yego ntabwo umugambi wa Yesu ari ukuba ingumba. Yego hano hari abana bicaye muri ya mwana bamuhagurutse bamukikire. Uriya mwanya bawicazemo abantu. Hano hari ariko protokoli mutamundi muri hanze mukora iki. Yesu ashimwe. Tugiye gusenga. Yavuze ngo nihagira umuntu ubabaza. Buriya hari abantu bashinzwe kugucunga ko hari icyo wakiriye. Hari abantu bashinzwe kugucunga ko hari icyo wafashe. Hari abantu bashinzwe kugucunga ko hari umusore mwavuganye. Hari abantu bashinzwe kugucunga ko hari umuntu waguhaye umutahe ujya gucunga. Hari abantu bahari. Yesu arababwira ngo nihagira umuntu ubabaza. Nihagira umuntu ubabaza murakiziturira iki, mumubwire ngo databuja niwe ugishaka. Ndagira ngo abantu munyumve mundebe hano, nawe waguke muri uwo mwanya bawicazemo umuntu haguruka. Mundebe hano biro umuntu ngo hari umudayimoni wagushinzwe kukurebuzwa, ariko amaso yagiye kureba. Niyo mpamvu uyu munsi ukwemereye ikintu ntabwo agisoma. Uzima hari umudayimoni wacunga areba ko hari icyo wabonye. Amaso yagiye kumeneka mu izina ryanjye. Ntabwo munyumvise. Amaso y'uburozi, amaso y'umuzimu, amaso y'ubwonko kugira kuyohereza amaso ya Yesu. Niyo mpamvu utwara inda zivamo, nta yindi mpamvu. Hari umudayimoni ushinzwe kureba. Yesu arababwira ngo nimugerayo muraza kubona abantu bababaza ngo murakiziturira iki, kandi igihe cyo kuziturwa cyageze. Ariko hari umuntu uhagaze, hari umuzimu uhagaze uvuga ngo ayo mafaranga murayamuhera iki. Kubera iki yagiye muri bizinesi, kubera iki yatangiye gucuruza, kubera iki yavuganye na mwene wabo ntabwo bakwanga. Nuko hari umugozi ukuziritse. Ntabwo bene wanyu bakwanga. Oya, kugira ngo kutagufasha nuko bakwanga, nuko hari umugozi ukuziritse. Hari umugozi ukuziritse.
hari ahantu uziritse ntiwemerewe kuharenga, ntiwemerewe guhoraho ngaho. Kawumuyiriraho, ibijumbu biriraho, igihumbi baguhayukiriraho, ntushobora kureba imbere kumenye ko n'umureti wawe ntajya nayabazubwira umuntu ngo nawe nayawe, umubwire ngo nawe umureti ni uwawe, umubwire ngo nawe umureti ni uwawe, ubwire ngo nawe imodoka niya, nawe inzu niya, nawe dupayi niya, umushiba nuga, ubwire ngo niya. Haleluya. Mu gitondo ndababwira ngo misiyo ebyiri nizo zitumye Yesu amagarika. Icyambere ni ukukubwira ko Yesu ababarira ibyaha. Yego ubwira umuntu ngo Yesu ababarira ibyaha, ibyo wakoze byose ubwira ngo Yesu arabibabarira. Kabiri ni ukukubwira ko nyuma yo kubabarirwa Yesu akora ibitangaza. Ntabwo ari Yesu wavuze ngo uzapfa ukennye, uzapfa wambaye igitenge kimwe, uzapfa ukodesha uba muri shambureti, ubwire ngo hoya ntabwo ari we, ntabwo ari we wavuze ngo uzapfa udatunze amafaranga. Misiyo ya Yesu bene asabo bene takine sasekopa, ubwire ngo niyo kukugirira neza. Tugiye gusenga, ndagira ngo dusenge. Mumbarize ngo witeguye kubohoka. Umuntu akagira bene wabo bakavugana, tuzagufasha, tegura bizinesi, reba akantu wakora, wamara kubabwira umunsi navugana, hari umunsi ukumviriza. Ahita agenda akavuga ati kuriya muntu mubona atari igicucu, mwebwe n'ishuri ryamunaniye, bwira umuntu ngo ntakore igicucu. Nanyumvise ko Imana yakubaritse ngo wicara, bwira umuntu ngo ntakore igicucu. Niba hari nawe n'uwami ku isi yaravangiwe, ntakore igicucu, uri umuhanga, ntabwo uri umuswa, uri umuhanga. Haleluya. Tugiye kuvuguruza ayo magambo baguzi bawe. Abantu bajya bavangirwa nabi, mubwire ngo ntabwo uri igicucu. Mufata ukuboko mubwire ngo ntabwo uri igicucu. Reka mbabwire mwabamama, mbiyame abamama nige mukunda gutuka abana banyu, ntuzongere kwita umwana wawe ngo ni igicucu. Zamura ibiganza uvuge ngo umwana wanjye ntabwo ari igicucu. We tubakubwiye ko umwana wowe ubyara igicucu nta n'isoni ufite. Fatira umuntu mubwire ngo uri umunyabwenge, mubwire ngo burya byaterwa n'umugozi wari ukuziritse. Hari umuntu wagiye aragufata agushinga urugero, iyo abantu bakureba inyuma babona ari wowe, ariko hari ahantu hamwe hari ubutaka bakuye kumva barakuba, kandi byakozwe n'umuryango wawe. Abazi icyana cy'indogobe naho cyavukiye, nyogosenge wakoze ibyo, isowani wakoze ibyo, mukeba wa mama wakoze ibyo. Ushobora kuba ari na mama we kubw'impamvu ziwe, abizi cyangwa atabizi. Ushobora kuba ari inshuti yawe yayindi mwabanye, hari umuntu wakoze. Ariko umva itangazo rivuye ku ntebe y'Imana, hari abo Yesu yohereje ngo bakubohore. Yakira n'uburenganzira bwawe, kubyumva n'uburenganzira bwawe, ni ijambo ry'urufunguzo. Ntabwo ari njye mwigisha, mundebere mu maso mubwire ngo urasa n'umuntu ugiye kubohora. Wari urwaye umutwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, urwaye umutwe wawe ntukira, uyu mutwe ni uwa iyo ndwara si y'umutwe si yawe, ni iya Satani, agomba kujyana ibye. Uwo burwayi bw'umugongo si ubwa, ni ubwa Satani, agomba kujyana ibye. Ubwo burwayi bwo ku maso bwawe ni ubwa Satani, izo mbaraga
birabamo nta kigore kizabura ikigabo cyane. Ngo hari umugore wawe umutegereje, niba ari umukobwa umubwire ngo hari umugabo wawe umutegereje. Mpaka tuombe. Ndashaka ko dusenga. Ugende mu kibohoro. Amen. Makuru y'abagomba kubaho ku munsi. Biro umuntu ngo nawe wakandagira ku muriro w'imodoka bigakunda. Amen. Kugira ngo wakandagira kuri feri bigakunda. Sinasengera hano Imana idakora, sinasengera hano batihana. So kondisiyo zose turajuje icara dukorera Imana. Iyo ntebe ni iyawe uyicaremo, ejo uzakubone nimugoroba saa 9, kuwa gatatu uzakubone, ku cyumweru uzakubone, icara. Amen. Cyane nigeze mbwira abakobwa ndabicaza twari tumaze ndababwira ni mbahaye imyaka 3 n'ubu utararongorwa uzimu kugenda amavuta yanjye n'ayawe bizaba bidakora turarasize waro n'abana banganya njye wamusezeranye sinziragira ngo bigende samura ibiganza byawe urumva witeguye kubohoka. Haleluya. Urumva witeguye kubohoka, samura amaboko yawe. Amen. Nuko njya mbivuga korona karakara, ariko twafashe amasengesho y'Misiri Imana dusenga irakora. Biro ngo kandi icyo wari kuyisaba iragikora. Ndabivuga karakara, fata amasengesho y'Misiri tutanya niba yararyaga simbizi, ariko ntitwajyaga akantu gato dufata tukajya tujya mu ishyamba umuramu wawe. Ariko iyo mananzu wawe araraka umunsi nturakaye izina rya Yesu. Hanyuma yahira ibyatsi biro umuntu ngo Imana twaje gushaka irakora. Kwizera kurarema yego yahira ibyatsi. Yewe nasengera mu rusengero, ariko nanjye Imana yarasubije. Nasengera mu rusengero ari wo mutwaro asengera amafaranga yo gucuruza kandi ni ukuri kw'Imana. Wenda we wambere ariko umugore wa nyina sura haraya nta urakoze uriya wiyambere yahira ibyatsi uyu abikubita mu ishakoshi arambwira ngo ugiye gutangira gucuruza. Ntabwo ari kera bw'uwo muntu, ntabwo ari kera. Haleluya. Ese murizeye mutize urataha umunyenga w'uko abaririmbyi baturirimbiye, kandi umunyenga w'uko warebye sabiye, kandi ntacyo bivuze kukumarira. Ariko izere Yesu umwana w'intama w'Imana agiye kukubohora. Amasengesho turayasunika
bakagaruka rimwe bakagenda n'amaguru wenda uriya akaba yashuguritse yabonye igihumbi ariko mumbasize ubundi nanga ibyumba byo mu ngo ngewe mumbabarira bafite ariko ndabyaka yava yatimana yabuze ibi n'ibi natete ayo masengesho tuyashoboye niba mbere we atete umugore waranyumuza niba mbere umugore waranyumuza sinzi uburyo Imana yabigenje mu bumana bwayo amafaranga araboneka mu myaka ingahe ntavuze kubera impamvu ziwe Imana ibyatsi twakuye munsi ya doro si muri doro twari munsi ya doro Imana ibyaje n'uruganda sishaka kuzongera kujya mvuga ngo nagiye rwamagana Imana ikora ibinini Imana ni gukorera itagaragaza aho Imana ni gukiriza aho ngaho Imana ni kuborora aho ngaho iyo nyatsi ikuzeho mu izina rya Yesu pandisha mikoro yawe zamura ibiganza byawe tugiye gusenga Imana hari ikintu cyakoye kigiye kuguturumukamo hari imbaraga ikwicayemo igiye kukurekura hari umurozi wafashe ubuzima bwawe agiye kukurekura ugiye kumva imbaraga z'abadayimoni zisakuza zimanura ntabwo ukagusambana ntabwo ari iyindi mpamvu ni umudayimoni wa karande wagufashe ugutera sombaraga zigiye kukurekura nawe wari ubyisangamo buri gihe ukisanga wasambanye ntabwo uzi uko bigenda nawe usanga witigishije ntabwo uzi uko bigenda nawe usanga wakuyemo inda ntabwo uzi uko bigenda buri gihe urarota inyama urarota usamba urarana n'abapfu urawiruka uraruhinga hari imbaraga zima zera toke desanse gupfa zigiye kukubohora uzamura ibiganza byawe wowe unyumve neza ntibigukundira kunyumvira unyumvire n'utanyumvira ubyihorere ucyure ikawa zawe ariko zamura ibiganza byawe ntabwo wowe uwo gutungwamo n'indwara nibyo tuze kuza kukoza ibirenge ariko wamaze kubohoka icyo kintu cyakuvuyemo icyo kirara kikuniga cyakuvuyemo uwo muzimu w'iwanyu yakuvuyemo iyo karande yakuvuyemo uwo murozi yakurekuye iyo dayimoni yakurekuye iyo nyabindi yakurekuye abo bacuruzi bakurekuye icyo kintu iwacu kugira ngo urugo rwawe ruzakomera kubera iyi mpamvu utakomera niwe babeshyira wabaye iciro ry'imigani zamura ibiganza sentirwe wiretse we zamura ibiganza amen hanyuma unkurikire unyumve yego niho ukeneye kubaho niho ukeneye kubaho niho ukeneye ubuzima dufite abahanuzi ndaje baki ariko ukeneye ko uwo buzima ukwicaye ntabwo ukeneye guhanurirwa none ukeneye kubaho mikono juu maboko hejuru amaboko hejuru vuga ngo mwami Yesu nkeneye kumva amajwi yacu cyane rwose yego vuga ngo mwami Yesu subiramo vuga ngo mwami Yesu ntabwo ndakumva vuga ngo mwami Yesu ndi imbere yawe babarira ibyaha byanjye ibyo nibuka
haguruka 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 kama aha sawa imbaraga imbaraga zitaza mu